ubuzima bwe mbona utabyibushye cyane kandi murya ibintu byose ibirungo byose mbona bibagera. Bino birungo ntabwo bibyibushya, kereka bya birungo biba byarakorewe mu nganda. Bino birungo bigufasha gukura ibinure bibi mu mubiri. Niyo mpamvu usanga inanga ugasanga umuntu arabyibushye ni munini, naho ni amaraso make, ni umwanda mwinshi mu mubiri. Nka ba Fisi Nyamuni. Fisi arakandika warya ibi bintu ukavuga ngo Yesu uzayivamo. Uvuga ngo njye mu ijoro ntabwo nawe ujya gutya usuba ujye mu ijoro gukora ko ari imboneka rimwe kamabuja wambaye icyumba hanyibwira ahangaha koko nibera icyumba. dore uburyohe mwa bagabo. Reka rero tugiye guteka umureti wazo umbwira ngo urashaka kurya kareti. Kareti ndagakumbuye rwose mwabuja ntabwo ngaheruka kabisa. Iyo utse rero uri budutekere sambwiye tubizi se. Umureti se? Nabona agapeti frere awuteka. Ariko sinzi ko nabasha. Wafata amagi ukagira gutyo by'abayamena gute. Ukamuha inkoko umere kuri aka kantu ukagira gutyo. N'ayandi yose ukagenda ugira gutyo. Ugira ubwoba mena cyane. Yego gushyira hano. Nambishoboye. N'akandi. Kuba yamena peti imenera hano nabi. Peti frere yajya bayateka buriya nawe afite amagi. Kubuta cyane. Kugira ubwoba kubuta cyane ntabwo kari buguhuma. Inzoga nyinshi tuba turi no gususumira wamubwiye. Dore kagwereka ukuntu bigenza. Gashyiraho nta kibazo. Nahise karibuze. Tiragurika. Sorry. Kubise cyane. Kubise cyane nawe. Kavamo. Ufatamo hagati. Gufatamo hagati. Ngaka rero gufatamo hagati ureba. Urabona Gasayida ari kubikora peti frere. Kigiye nawe agiye. Nishobora kurekera ufatemo hagati kwa kundi nakweretse. Kugeza kayaka yakasigaye noneho ugahita ufata n'akunyu shyiramo akunyu shyiramo akunyu gutya ugashyiramo gutya usi gake ugashyiramo n'akandi gutya niho warangiza ugafata n'utu turungo tutwita kwa oregano. Utwo turungo numva tunahumuye. Turahumuye ugashyiraho akayiko kamwe ka oregano ugashyiramo n'akandi kayiko kamwe ka time. Urabona ko twose ari utwatsi twose kubera noneho wagira ngo ni urumogi. wagira n'uzi ariko buriya mu Bushinwa buriya nta rumogi bakunda gukoresha buriya. Ntabwo mbizi uko biri kose buriya wasanga batarugira. Wasanga ntabwo ntajyamo. None se mw'Abashinwa covid mwayizaniye iki ko? Ntabwo mbizi nibagiwe no gukubaza. Covid mwayizaniye iki? Nibo bayizanye. Mwari mushaka kuturangiza twese ko? Nibo bayizanye buriya se. Ni Abashinwa. Turutse hano mu Bushinwa. Ariko se mwabuje umureti urashyiramo na ka foromaje. Ndaza kugashyiramo nyine ka foromaje. Mbese mwabuje mbona utabyibushye cyane kandi murya ibintu byose ibirungo byose mbona bibagera. Bino birungo ntabwo bibyibushya, kereka bya birungo biba byarakorewe mu nganda. Bino birungo bigufasha gukura ibinure bibi mu mubiri. Niyo mpamvu usanga inanga ugasanga umuntu arabyibushye ni munini, naho ni amaraso make, ni umwanda mwinshi mu mubiri. Nka ba Fisi Nyamuni. Fisi arakandika
kubera iki ni umwanda mwinshi mu mubiri ukareba umuntu ukagira ngo arabyibushye naho ni amaraso make n'umwanda cyangwa ugasanga barakakaye ntagire ukuntu numye n'imitsi gusa. turi kugerageza kubwira abantu ko kurya ibinure atari bibi ahubwo ni ubuhe bwoko bw'ibinure ushyira mu mubiri wawe. Inyama z'igihe nk'inyama inyama iriho igufu abantu benshi bakunda imvange ariko ngewe karoti kabasa karoti niko kari gasaba banjye hari abakunda inyama iri ku gufa ariko ngewe bakunda karoti. aya mavuta urayazi se? ni ubutozi aya ni amavuta yo guteka ya kokonati. Coconut oil byatoko coconut oil rero tuyatekesha ari meza ari mu bintu birinda ibintu by'imivuduko wagira ngo nayo kwisiga pe twagira ngo ni vaseline neza neza aya ngaya ushatse wanayisiga nta kibazo none se njye se hari igihe nisiga n'ubutoya nabuze amavuta igihe mbura amavuta nisiga n'ubutoya. Kera tukiba mu kigo cy'imfubyi ku Nyundo se ntitwisigaga ubuto twabuze amavuta twabuze vaseline twisiga ubuto rwose. ibyo bakatiramo kakatiremo kano gatunguru ka puwaro kanongera umuriro. gashyiramo gake ntabwo bikunze akariti karaza kuba karyoshye mw'abantu katarimo ibintu byinshi by'imboga nyinshi. baragenda bagakubitamo ibinyanya bakubitamo ibikenewe bakire mubayeho neza rwose. nawe tubona tureba noneho tugahita dusenguritsamo iyo nabonye capati ebyiri nazo zitameze nk'izi zawe zirimo biriya birungo byose nkabona n'udushyimbo twa besa ngo ubwo ndari twarumiwe kuriya noneho foromaje turayirapa kuko turaza kuyikoresha nayo mo hariya. foromaje ubwo nayo igiye kujyamo yajyamo umureti wenda gushya twaba tw'abacayina ubutungu dushobora kuturisha umuceri ukavuga mujya mbona muri filime rwose mwadufashe gutya muri kurya umuceri rwose ahantu umuceri bawurisha uduti bikavamo njye no kufurusheti birananira. kano gaforomaje ngiye kukaraba nuko kagenza karakaguca bashinzwe uzi ko barusha n'abanyamerika ni ukuri kw'Imana ariko ibi n'abanyamerika barabikora nabo ariko ibi ntabwo ari iby'abashinwa buriya ibi bibona mu banyamerika cyane ahubwo utu tuntu two gucomeka buri kantu n'isafuriya yako n'imbaraga buri kantu n'isafuriya yawe ibiteka umuceri n'isafuriya yako n'imbabura yabyo icyayi n'isafuriya yayo n'imbabura yayo byoroshye umureti wacu uri kuzamuka uba munini uri gukora volukano uri gukora ikirunga gukora volukano rwose. ukunda agaforomaje kabisi ariko iyo gahiye cyane ubikora gakuze kano karakuze wabyumvishe ko gakuze kabisa mpamvu karyoshye. foromaje rero iwacu ngewe zarankanira uzi ko foromaje uyirya nyine nayo buri munsi iri mu bintu byagufasha kugabanya
foromaje ni iya mbere niyo wayiriye eba nubwo wanywa akanyanga ingana gute ntabwo igufata nubwo wanywa ushaka inzoga ndabeshya iyo niyo wayiriye inzoga nta kiguru zikuzengereza nkatwe kunywa inzoga tutariye kibasi ko rero nka gutya wariye ibintu byose inzoga zizagufata asa noneho wakubisemo n'agafiriti ni dabo ariko umureti w'amagi gusa nanjye igihe umureti w'amagi gusa niwo barisaba k'agaforomaje kameramani vayo zuminge wo kagira imana ka foromaje hejuru ubwo ni bibaye sipesiyare agasipesiyare k'amagi na foromaje gusa harekosha warya ibintu ukavuga ngo iyi si uzayivamo niba ngo ujye mu ijoro ntabwo najya urya gutya ese waba ugiye mu ijoro gukora iki wageza mu ijoro si heza iyo nyambwira abantu iyi si iraryoshye ni uko ari amahoro yabuze mw'abantu uwegura gutya urabona ko katangiye kugenda gashya no gushirira bya bindi by'iwacu hariye utayikomera tugasanga bafatanye n'isafuriya niba ari isafuriya niba ari amajangazi zimwe neza iyo foromaje niyo igiye kuwubyimba ubona hano irimo irasohoka gutya uyibonye uramara gahunda yawe muretirana bayemo ugutwi rwose rero urabona umureti wacu rero kuri kumera neza abonye foromaje gutya niba ushatse wanazimya umuriro kuko foromaje yarangije gushonga ukabona hano muri sipesiyare noneho foromaje yacu kugira ngo udashongera ku ipanu reka duhite dukuramo umuriro ushyire kuri ino sahani gutya ubwo wahiye byarangiye iyi umureti wacu wahiye noneho ukawugurisha na ka gacyayi kawe wakunze ntabibonye umujabe rwose reka nze nuha agafuka isitimbureti ngo hari igiforomaje ubundi igiforomaje wambwiye ko ukunda igiforomaje uko ari imboneka rimwe ku mabuja wambaye icyumba hanyibwira ahangaha koko nibera aha niyo cyumba dore uburyohe mwa bagabo akareti kawe rwose urabona ko ari keza yesu we shanda kumwe niho ruzingiye sibyo nakubwiraga walayi ngewe iyi si ntabwo nayiva iyi si iraryoshye ibi byo biryoshye irimo abantu beza yego nimo abagore irimo n'abagore irimo n'abagabo reka yambwiye ngo arasusumira agasipesiyare agacyayi keza karyoshye ntabwo uzana agafurusheti nawe ukarya dusangire uzana agafurusheti abashinwa mubayeho neza rwose mwabonye umureti umeze nk'ugutwi kw'inka sipesiyare cyane mabuze uzi guteka ndakwemeye pe uri kw'Imana nawe